Iki ni ikiganiro ukuri-iwacu. Ikiganiro ukuri-iwacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo. Igitondo cyiza kandi umunsi mwiza ndetse n'umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye muri aka kanya bitewe naho muherereye mu bice bitandukanye bigize isi. Iyi ni One Nation Radio, ijwi rya diaspora nyarwanda ukurikiye muri aka kanya. Muradukurikira muciye kuri wa1nationradio.org, ku mbuga nkoranyambaga zacu aho tugaragara. Mudukurikira muciye kuri Twitter aho twitwa One Nation Radio, kuri Facebook twitwa One Nation Radio, naho kuri Instagram mudukurikira muciye kuri One Nation Radio Official. Ku rubuga rwa YouTube naho mudukurikira muciye kuri One Nation Radio. Uyu munsi turi ku itariki ya 3 Gicurasi 2020. Turacyari muri ya iminsi ijana itwibutsa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ubu tuvuganiraho hashize imyaka 26 iyi jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu Rwanda. Nyuma y'iyi myaka u Rwanda rumaze kwiyubaka, nyuma yuko iyi jenoside yuko irangiye ibintu byari byarazambye ndetse igihugu gisa nkaho cyahereye kuri zero. Gusa nubwo igihugu kimaze kwiyubaka ndetse kiri mu nzira nziza y'iterambere, zimwe mu ngaruka z'iyi jenoside haracyarimo abanyarwanda bamwe bagifite ingengabitekerezo y'iyi jenoside ndetse bakayihakana. Uyu munsi mu kiganiro ukuri-iwacu cya none turagaruka ku nzira zikoreshwa n'abahakana jenoside yakorewe abatutsi, aho mu kiganiro cyacu cya none ukuri-iwacu turi kumwe n'abatumirwa batandukanye bari buze kudufasha gusesengura iyi ngingo. Turi kumwe na Tom Ndahiro, uyu akaba ari umushakashatsi mu bya jenoside ndetse dukunze kubana mu biganiro bitandukanye bya One Nation Radio. Ubu tuvugana akaba aherereye i Kigali mu Rwanda. Tom Ndahiro, niba utwumva tuguhaye ikaze mu kiganiro ukuri-iwacu cya none. Muraho mwese. Uraho neza. Turi kumwe kandi na Madame Felicite Ryamukuru, uyu akaba ari presidente wa Ibuka mu gihugu cy'Ububirigi, ari naho aherereye kuri ubu. Ikaze kuri One Nation Radio mu kiganiro ukuri-iwacu cya none. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Kayigamba Jean Baptiste, uyu akaba ari umwanditsi ndetse akaba n'impuguke mu birebana n'uburenganzira bwa muntu n'amakimbirane. Nawe tukaba dusanzwe tubana mu biganiro bya One Nation Radio. Kuri ubu turavugana aherereye mu gihugu cy'Ubwongereza. Jean Kayigamba, niba utwumva neza aho ngaho mu gihugu cy'Ubwongereza, tuguhaye ikaze mu kiganiro cya none. Ndabumva nanjye ndabasuhuje, murakomeye muraho. Yego. Turi kumwe kandi na Alain Patrick Ndengera, akaba kuri ubu aherereye mu gihugu cya Canada. Uyu akaba ari mu muryango w'abanyarwanda uherereye muri Canada. Patrick Ndengera, niba utwumva nawe tuguhaye ikaze mu kiganiro ukuri-iwacu cya none. Murakoze cyane Simeo, nanjye nishimiye kubana namwe muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Mbahaye ikaze rero mwese. Hanyuma mu gutangira, nk'uko ingingo yacu y'uyu munsi natangiye nyibabwira, hashize imyaka 26 jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu Rwanda. Turi mu kwezi kwa Mata mu minsi 100 twibukiraho iyi jenoside. Ngira ngo mpereye kuri Tom Ndahiro. Tom, nyuma y'imyaka 26 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ibaye, rwari urugendo rutoroshye mu bumwe n'ubwiyunge mu Rwanda, aho guhana ibyaha byakozwe n'abakoze jenoside ndetse n'abayiteguye. Ntabwo umuntu yavuga ko rwari urugendo rworoshye. Twavuga ko ku bwawe iyi ntambwe imaze kugera ku kihe kigero? Mu myaka 26 ishize abanyarwanda bagenze urugendo rurerure. Icyambere nuko hari ababashije gucika ku icumu
babitewe n'umuryango wa RPF inkotanyi watsinze abajenosideri. Icya mbere wakoze ni ukubanisha abanyarwanda, umunyarwanda akiyumva afite uburenganzira bwe mu gihugu cye, akagira umutekano nk'uko bikwiriye. Sinakubwira ngo imibare y'ubumwe n'ubwiyunge igeze hehe kubera ko ntabwo bwo bushakashatsi nkora, ariko ahanini abanyarwanda babana uburenganzira bwabo bwubahirizwa nk'uko bikenewe. Icya kabiri ni uko abacitse ku icumu bagerageza kwiyubaka, kubera ko kubaho umuntu yarapfushije yariciwe abe, agasigara ari inshike, agasigara ari imfubyi, abakenera uburenganzira bwa muntu. Icya mbere ni ukubaho, icya kabiri ni ukubaho wumve ufite uburenganzira. Hanyuma ngira ngo guhakana no gupfobya jenoside ni icyaha gihanwa n'amategeko mu Rwanda, ariko hari abakibitinyuka. Ku bwawe ubundi aba ni bantu ki? Guhakana no gupfobya jenoside si ibintu bihanwa n'amategeko y'u Rwanda, bihanwa n'amategeko y'ibihugu byinshi. Ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo ni kuki hari ababikora, ni bande, bikorwa bite? Guhakana jenoside ni kimwe mu bigize ingengabitekerezo. Bivuga ko abakoze jenoside cyangwa ababyumva kimwe nabo icyo cyaha baragihakana. Hari abahakana jenoside kubera ko bayikoze, ni ibintu byumvikana. Mvuga ko byumvikana kuko kenshi umuntu akora icyaha azi ko ari icyaha. Umujura yiba azi ko kwiba ari ibintu bihanwa n'amategeko, ariko guhakana jenoside no kwipfobya bikorwa n'abakoze icyo cyaha kubera ko bibaha amahoro. Bisigaye noneho byaravuye mu bakoze icyo cyaha cyangwa abayoboye abandi, bijya mu bana babo, ndetse hari abyagiye mu buzukuru, noneho bigakorwa n'inshuti. Mu Rwanda jenoside ntabwo ikorwa guhakana jenoside ntabwo bikorwa n'abayikoze gusa, bisigaye bikorwa n'itangazamakuru ritari itangazamakuru nyarwanda, ririmo itangazamakuru mpuzamahanga. Barikora bazi neza ko guha ijwi umuntu wakoze icyaha atemera ko ari icyaha, ibyo nabyo umuntu aba akora icyo cyaha cyo gupfobya no guhakana jenoside. Abana yemwe n'abuzukuru bagize uruhare mu gukora icyo cyaha, babikora barengera ababyeyi cyangwa ba sekuru. N'abantu b'inshuti zabo hari ababikora bumva ari ugushyigikirana, ndetse bimaze no kugera aho usanga biva mu bantu bavanye ingengabitekerezo mu Rwanda, bakayigeza mu bagabo, bakayigeza mu bababuraniye, bakayigeza mu nshuti, mbese ugasanga ari uruhererekane. Ibyo rero ni ibintu bigaragara henshi, keretse tuvuze ngo wenda tuvuge amazina ngo abo bana ni bande, abuzukuru ni bande. Hanyuma Madame Felicite, nawe uradukurikiye aho uherereye mu gihugu cy'Ububiligi, wowe iyo witegereje ku bwawe ubona aba bantu bagambiriye iki? Ni ibintu bitangaje cyane kuko aho twatangiye kumenya ukuntu bahakana nk'ino mu Bubiligi, navuga ko hari indiri ikomeye y'abantu bahakana jenoside yakorewe abatutsi, barimo abuzukuru b'abantu bayikoze, bari mu bantu muri guverinoma yakoze jenoside yanayiteguye. Noneho ugasanga uburyo bo babihakana, kuko ubu ngubu bimaze kumenyekana n'aho bagiye bashobora gusubizwa inyuma, kubera ko jenoside yakorewe abatutsi irazwi. Ibihugu byinshi nta nubwo bikihakana, hari n'amategeko nk'uko Tom yabivugaga ayihana, ahana n'abahakana. Noneho bakabona ko nibagenda bahakana bitari bukunde, bafite indi strategy. Iyo strategy ni ukuvuga ngo bemera jenoside yakorewe abatutsi ariko hishwe abahutu cyane,
bemera jenoside yakorewe abatutsi ariko abayikoraga ntibabavuge, bemera jenoside yakorewe abatutsi ariko ni 94, nyamara mu gupfobya jenoside ni ukwibagirwa ukuntu abatutsi batotejwe kuva kera, n'ababihera muri 90 ni uko baba bashaka kwibagiza deja ibyabaye mbere, kuko ni amateka azwi, kandi guhakana jenoside ofete nta nubwo ari n'ibintu bigomba kudutangaza cyane, bazahora bahakana kuko ni icyaha cy'indengakamere. Kubihakana rero ni nk'ibisanzwe, ariko ikintu gitangaje ubu ngubu mu byo turiho tugenda tubona ni strategy bakoresha zo gukurura n'abantu bacitse ku icumu. Abantu bacitse ku icumu ugasanga ni ibintu byumvikana ko umuntu wakoze jenoside cyangwa se urengera nyirarume se wabo se n'ibintu byabaye muri famiye, icyo cyasha ni ikintu gikomeye cyo kwemera. Ariko iyo bigeze aho bakora ku buryo niba babikoresha ku muntu wenda utabyumva, ariko kubona umuntu wacitse ku icumu atangira kugira langage cyangwa akagira aho ahuriza nabo, avuga ati barapfuye ariko twibuke n'abandi. Abandi bahe? Turavuga jenoside. Iyo batangiye kuvuga kwibuka bose, ni uko baba bashaka deja kwibagirwa ikintu nyirizina jenoside yakorewe abatutsi. Ubundi bavuga ubwicanyi. Jenoside ntabwo ari ubwicanyi. Jenoside ni ukumaraho. Jenoside nk'ubu turi muri ibi bihe bya corona virus iri mu isi yose, ariko nubwo hafi 50,000 tuvuge muri Amerika, ntabwo ibyo 50,000 muri mu bisange muri famiye imwe, ntabwo muri mu bisange. Mbese ntabwo dushobora kwitiranya ikintu kiza kirimbura nk'ikintu nka virusi isanzwe, cyangwa ngo abantu bagiye mu nzira ndende. Iyo nzira ndende se bayishowemo nande? Ni jenoside bari batangiye nyine, batashoboraga no gukomeza kumva ko batsinzwe. Hano rero mu guhakana jenoside, ikibazo turiho duhangana nacyo ni ugukomeza gusubiramo amateka uko azwi. Ntabwo hariho truth ebyiri, hariho ukuri kumwe. Ukuri kwa jenoside yakorewe abatutsi ni ikintu umuntu adashobora gusubiraho. Niyo mpamvu babita ba revisioniste, nuko baba bashatse gusubira inyuma ngo bavuge amateka uko atari, ariko amateka ya jenoside namwe arazwi, ntabwo bayasubiramo. Mwebwe rero mukora iki aho ngaho mu kubabwira ko ibyo barimo ari amafuti cyangwa se atari byo? Ni kimwe mukora aho ngaho kugira ngo mubereke ko inzira barimo ari iyo kuyobya abantu? Okay. Alors, icyo dukora nicyo ubu ngubu umuntu akomeza abona ari cyo cyangombwa gukora. Ntabwo ari ukujya kutongana nabo, cyangwa kuko baba bashakisha ngo za deba, ngo aho tujya tukagira ibiganiro bakavuga ibi natwe tukavuga ibi. Nta nubwo ari cyo, that's not the point. Icyo dukora hano ni ukubwira, kwigisha abana, kwigisha mu mashuri histoire ya jenoside ikamenyekana, ikajya no mu bitabo, ikajya mu bitabo ikamenyekana nk'uko bigisha l'histoire de la guerre mondiale, uko intambara ya mbere y'isi yabayeho, ya kabiri, akaba ari amateka azwi yanditse uko yabaye. Ntabwo kujya kudebatinga nabo ari n'ikintu nibyo bashakisha. Bahora bashaka, iyo twakoze nka conference bagashaka kuba bahari kugira ngo nabo bagire icyo bavuga. Ntago ari cyo cyangombwa tunarambirijeho, ariko icyangombwa ni ukubwira abana, ni ukwigisha mu mashuri, tukabwira abarimu. Hano nko mu Bubiligi, n'Ababiligi benshi hari abatazi histoire y'Ububiligi, histoire ya colonisation y'Ububiligi hanze y'ibindi bihugu nuko byagenze. Biri rero mu mateka tugomba kurwanira, abantu bakabimenya, akandika nk'amateka azwi, nubwo benshi bayaca ku ruhande ariko barayazi. Donc icyo nicyo kintu cya mbere, ni ugukorana n'amashuri cyane, ni ugukorana n'abarimu, dukoresha testimonies zacu, ubuhamya uko twabubayemo. Ni cyo kintu cyangombwa. Usanga n'ubu ngubu basigaye bashaka nabo kuzana témoignage zipfuye, zibeshya, zitavuga ngo uwumve aho hageza, ni ugukoresha témoignage zacu. Urakoze cyane. Hanyuma ariko
Kayigamba nawe uradukurikiye aho uherereye mu Bwongereza, naho tujya tuhabona abantu bapfobya bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ariko muri rusange iyo urebye ubona aba bantu niki baba bagambiriye? Urakoze Simeon kumbaza icyo kibazo. Uriya hari umushakashatsi witwa ni Dr. Gregory Stanton yanditse yize ku bintu birebana na jenoside, asanga harimo stages stages 10. Denial niyo ya nyuma nayo mbi. Denial irimo ibice byinshi, ariko guhakana ko jenoside yabaye akenshi abayikoze cyangwa abashaka kurengera abayikoze bahakana ko nta byaha byabaye, cyangwa se ahubwo ibyo byaha byakozwe bya jenoside bakabyitirira cyangwa bakabyitira ababikorewe. Nicyo abo ngabo bakora rero, bavuga ngo twibuke bose cyangwa ngo twibuke byose, kuko ubwo hari ibintu bisigaye byarateye nyine byo ngo kwibuka bose cyangwa kwibuka byose ngo duhere muri za 90 ngo twibuke ngo RPF war crimes. Ariko bavuga kuri jenoside nta nubwo bayemera ko ari jenoside yakorewe abatutsi, ahubwo bayita ngo ni Rwandan genocide. Kandi tuzi neza ko UN international organization zose ku isi hose yemeye ko ari jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo nibigarukaho. Ariko kubona muri iki gihe nyuma y'imyaka 26 bagihanyanyaza hose, abo bose bahakana, ari mu Bwongereza, ari muri Canada, ari muri Amerika cyangwa mu Bubiligi, bose bayita ngo ni Rwandan genocide. Ariko ngerageje kuvuga ko hano mu Bwongereza ntabwo bavuga Ubwongereza bwonyine ngo uvuge ngo Ubwongereza ukora nk'abandi. Birebye ahubwo je navuga ko Ubwongereza buri party y'ikigura intunga cy'abo bantu b'urubyiruko gusa n'urwemeye gutwara umusaraba base cyangwa basekuru w'ingenga bitekerezo, ku buryo usanga bose birebeye hafi uko bakorana, usanga bose bafite bari associated, bose bafite uko bakorana. Hano mu Bwongereza ugasanga ari mwishyira hamwe rimwe n'iryo uri mu Bubiligi, ugasanga arakorana n'undi uri muri Amerika cyangwa se n'uri muri Australia, bose bafite umugambi, usanga arabahuza mugambi nkuko bitaga nyine babandi basederi gihe cya jenoside. Umugambi wo kugira ngo bakore ku buryo bwose. Cyambere harabiyita ko arabarescape kandi ntabwo abarescape, noneho bagashaka nabo abarescape Madame Felicité yavuze mu kanya, kugira ngo bahe credence ku bihimbano byabo. Abo barescape rero bo intwaro babakoreshaho abo bahindukira n'ubundi bakabumva ni yihe? Abo bacitse ku icumu baraza bavuga nko biriya binavuga ngo twibuke bose, nabo bakavuga ati bari abanyiciye, bari abana bafite barabarebeshyira ko bafite ingengabitekerezo, ahubwo n'abana nabo bajyambere, n'abana babatekereza vuba, nabo ntabwo twavuga ngo turabarega ibyaha byabase. Yes, ntabwo tubarega, nta mwana n'umwe ubazwa icyaha se cyangwa se kuru yakoze. Ariko iyo bibaye kugira ngo wowe nk'umwana ukuze ukize mu gaciro wize, baje muri za university bafite za masters degree, n'aba lawyer, n'aba baristas, n'aba avoka, ariko kugira ngo noneho ukora ikintu kigaramire gupfobya jenoside kandi uzi ko yabaye, kandi uzi ko nasowenda aregwa kuko yarakoze ibyo byaha, aho ni ikibazo. Tugero ntabwo twakurengera nayo tugufata nk'ababandi ba uso na sokuru bakoze amahano, ko nawe ukikiye amahano. Ubwo rero abandi babarescape cyangwa bitwa ngo nabarescape, ko ngira ngo niho bakira abarescape ko babahemukiye umuryango w'abarescape, babagira ngo berekane ko nawe wifishe mu kababaro k'abo bantu, umve ko nawe biciwe. Aribyo bya bindi ya teori ya double genocide bagenda bakurikiza, ngo nabo bifatanye nabo, noneho bo bakabexploita kugira ngo ya teori yabo ya double genocide ihabwa agaciro, kuko nabo abarescape noneho bayemeye. Ibyo biragaragara, barazwi bamwe, simvuga amazina, ariko nawe ukibaza koko ko abantu niba barwaye mu mutwe cyangwa se ari barabaroze, ukibaza aho ngaho bapfira, aho byapfiriye ukabibera. Ariko ikigaragara ni kimwe nuko abo ngaho uvuga ngo nabarescape bashyikiye umugambi wo gupfobya jenoside, nuko basa naho babaye co-opted cyangwa se bakaba inshuti zabo, bakageraho bakumva ko reka twumve nabo akababaro kabo, niyo tujye tuve natwe dukira umugambi wabo kwibuka abantu bose. Urumva ko ari wa mugambi nanone wo gupfobya jenoside. Nicyo nabivuga. Hanyuma muri Canada ngira ngo Alain Patrick niho uherereye, naho tujya tuhabona abantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi.
aho ngaho iyo urebye ku bwawe nk'umuntu uhari aho ngaho ubakurikira ubareba ubona bo bakora bate mu gupfobya iyi jenoside? Murakoze cyane bwana Simeo. Hano muri Canada namaze imyaka myinshi cyane, uburyo ngenda mbikurikira cyane. Abo bantu bahakana jenoside barahari benshi. Hari abantu barahakana jenoside yakorewe abatutsi. Abo bantu rero usanga harimo abazungu nk'aba Judy River bakorana n'abanyarwanda, cyane cyane abanyarwanda bari muri opposition, ugasanga bakorana hamwe bavuga ngo ibyabaye mu Rwanda ni Rwandan genocide, ntabwo ari jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo bintu biba bishyize mu nyandiko, babishyize no mu bitekerezo, usanga babivugira no muri za conference. Ariko abanyarwanda baba hano muri Canada muri diaspora twishyize hamwe tujya gushaka abadepite bacu, turababwira ngo agomba guhinduka, kuko nabo bavuga ngo Rwanda genocide mu officiellement. Noneho barabihindura, itegeko rirahinduka, bavuga ko noneho bazajya bavuga ko ari jenoside yakorewe abatutsi. Iryo tegeko ryarahise muri parlement ya Canada. Ikindi kintu dushaka gukora ni ukuvuga ushyiraho n'irindi tegeko rihana abarevisioniste, abo bantu bahakana jenoside yakorewe abatutsi, ku buryo nabo bazajya bajyanwa mu rukiko. Muribuka ko hari n'abanyarwanda babi n'ahangaha boherejwe mu Rwanda nk'abari wo mu Gesera bakoze jenoside bakajya kuburana mu Rwanda. Ibyo rero ntibibuza abanyarwanda bamwe gukomeza guhakana jenoside, cyane cyane aba bantu muri opposition. Nk'uko Kayigamba yageze kubivuga, harimo n'abarescape bamwe bajya babajya inyuma, aho ugasanga icyo bagambiriye ari abantu bo muri opposition kugira ngo barwanye leta. Birababaje rero kubona umuntu ashaka kurwanya leta akabyita gufatanya n'abantu bakoze jenoside, bakageza naho bahakana ko iyo jenoside yakorewe abatutsi bagomba kubyibukira hamwe n'abantu bose. Nka kundi bagiye bavuga wa mucuranzi wavuze ngo ni kwibuka abaguye mu bitaro, abarwaye bazize indwara, abapfuye urundi rupfu rwose babibukira hamwe n'abazize jenoside. Ugasanga rero iyo amalgame ari ukujijisha kugira ngo bibe uburyo bwo guhakana iyo jenoside yakorewe abatutsi. Muri Canada rero hari abo bantu barahari, ariko hari n'abandi tubirwanya, turahari nabwo turi benshi kubarusha. Icyo dukora ni ukwigisha n'abana bacu ku buryo bazumva neza ayo mateka, kuko amateka ya jenoside yakorewe abatutsi nta mpamvu ntibinashoboka no kubivanga no kwibukana n'izindi mpfu zagiye ziba mu Rwanda. Umuntu ushaka kwibuka izo mpfu zindi ashobora kubikora ku giti cye, ariko akabikora n'abandi banashaka, ariko ntabwo ushobora kubivangira hamwe na jenoside yakorewe abatutsi, kuko ni jenoside ikomeye yo kurimbura ubwoko abantu bazira uko bavutse. Murakoze. Yego, hanyuma Tom, ngira ngo hashize igihe umuryango w'abibumbye wemeje ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi, ariko nyamara haracyari bamwe mu banyarwanda bagipfobya jenoside bakanayihakana, kandi bagenda baniyongera uko imyaka itashye. Ku bwawe ubona uku guhakana no gupfobya jenoside ubwabyo ni icyaha gihanirwa n'amategeko mu Rwanda, mu mategeko mpuzamahanga, cyane ko babivuga batuye mu mahanga ku isi yose, ntawe uhakana jenoside yakorewe abayahudi. Ubona hakorwa iki kugira ngo ujya guhakana jenoside yakorewe abatutsi abanze yumve ko hari inkurikizi zamubaho? Icya mbere si ukuri ko nta bahakana jenoside yakorewe abayahudi. Hari abantu bahakana jenoside yakorewe abayahudi ndetse hari n'abayipfobya. Icya kabiri, ndagira ngo ntitujye tunareba ikijyanye no guhakana no gupfobya jenoside mu rwego rw'amategeko gusa. Twari dukwiye kunabireba mu rwego bw'indangagaciro z'abantu. Mbese umuntu muzima ufite ubwenge buzima akwiye guhakana no gupfobya icyaha cya jenoside? Ndagira ngo aho ngaho naho tubanze aho hantu hakosoke gato. Nagaruke ku cyo mugenzi wacu Kayigamba yageze avuga ibya Gregory Stanton, ko guhakana no gupfobya jenoside ari icyiciro cya nyuma cy'icyo cyaha. Ku bwanjye guhakana no gupfobya jenoside si icyiciro cya nyuma, ahubwo ni icyiciro cya mbere kikaba n'icyiciro cya nyuma, kuko mu gihe cyose bategura umugambi wo gupfobya jenoside, wo gukora jenoside,
barabanza bagahakana ubumuntu bw'abantu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, abategura umugambi igihe cyose ntabwo bavuga ko icyo cyaha ngo bakita izina. Icya gatatu, mu gihe cyose bategura uwo mugambi bawutwerera abazayikorerwa, hanyuma noneho byarangira icyo cyaha cyamara gukorwa bakaza batwerera icyo cyaha. Felicite yabivuze ko uyu munsi iyo bakanapfobya jenoside bayitwerera abatutsi ko aribo ba nyirabayazana. Nasomye igitabo cya Jude River. Iyo usomye igitabo cya Jude River iriya avuga ngo inkoramaso za FPR, ntaho bitandukaniye n'inyandiko ya Leo Mugesera yakoze muri 1991. Ntaho bitandukanira n'inyandiko za Gitera zo muri 1959 muri 1960. Ntaho bitandukanira na disikuru ya Anastase Makuza muri 1964 n'iza Kayibanda za 1962 na 1963 na 4. Ibyo bintu byose birasa. Ikindi rero nuko aho icyo dukwiye kureba nuko impamvu nagare ko guhakana jenoside no kuyipfobya ari ibintu biba mbere mu gihe na nyuma. Nuko kurwanya jenoside, gupfobya no guhakana jenoside ni no gukumira icyo cyaha. Kuko umuntu aribaza ati bigera he kugira ngo umuntu wacitse ku icumu rya jenoside yumve yafatanya n'umuntu uyihakana cyangwa n'umuntu uyishyigikiye. Umuntu ashobora kwibaza ati wenda icyo kintu ni ya Stockholm syndrome, yaho umuntu yifatanya n'umuntu umutoteza cyangwa wamwiciye. Umugambi wa jenoside utegurwa banavugaga ko abayikora ari urwego rwo kwitabara. Bakavuga ko iyo inkotanyi zidatera muri 1990 kwica abatutsi bitari kuba. Ariko ntawe uvuga, noneho ibyo ngibyo bakagenda babisubiramo kenshi. Umuntu wacitse ku icumu akagenda yumva ko nyirabayazana wo kwicwa kw'abantu be ndetse nawe kugirwa imfubyi, kugirwa inshike, kumugara, guterwa sida bifite abantu babiteye. Bakamwibagiza ko iyo abakoze jenoside batsinda, icya mbere ntabwo abariho, icya kabiri ntaho abavugira, icya gatatu n'isi ntiyari kwemera ko icyo cyaha cyabayeho. Ngira ngo ibyo bintu ni ibintu abantu igihe cyose tuvuga guhakana no gupfobya jenoside tuzajye twirinda kureba ngo kuvuga ngo amategeko bivuga wiki, ahubwo ubuzima busanzwe bw'umuntu bivuze iki mu buzima bwawe bw'uyu munsi, bivuze iki mu buzima bw'umunyarwanda, bivuze iki mu buzima bw'umuntu wacitse ku icumu, bivuze iki mu mwana wavutse n'umwuzukuru we. Niba bavuga ko ihahamuka cyangwa guhungabana kuterwa na jenoside bijya muri generations, habaho transgenerational post traumatic stress disorders, ni nako habaho transgenerational genocide ideology ikava kuri mwene mbonye, ikava kuri mbonye umutwa ikajya muri shingiro mbonye umutwa ikajya muri ruhumuza na Gustave mbonye umutwa, bikava kuri Baritazari bica mu mpaka bikajya muri Jerome bica mu mpaka na Mado bica mu mpaka, bikava muri Mpamo Isidrasi bikajya mu muhungu we wari vice president w'Interahamwe. Ni ukuvuga ngo igihe cyose turwanya guhakana no gupfobya jenoside tuzajye tubireba mu rwego rwo gukumira icyo cyaha kurusha guhana. Twumve ko umuntu uhakana akanapfobya jenoside aba yenyegeza ashyiramo n'inkwi mu muriro wa jenoside kugira ngo wongere wake. Iyo birebeye mu rwego rw'amategeko gusa, mu Cyongereza baravuga ngo you miss the big picture of it. Reba kurwanya gupfobya no guhakana jenoside nk'uburyo bwo gukumira icyo cyaha. Iyo usomye nk'irangashingiro ry'itegeko mpuzamahanga ryo guhana no gukumira jenoside,
hari aho bavuga ngo mu mateka y'isi icyaha cyarabaye kiribagirana. Uyu munsi ntidushaka kukibagirana. Abateguye jenoside igihe cyo muri yakozwe muri 1991 na 2 na 3 na 4, igihe cyose bagaruraga abantu bakoze ibyo byaha. Muri disikuru ya Mugesera yo muri 1992 bitariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 yicuzaga impamvu baretse abatutsi bagahunga muri 59. Bivuze ngo urwo ruhererekane habayeho guhakana jenoside yakorewe abatutsi 59, 62 na 3 na 4. Iyo ni iyo impunity, uwo muco wo kudahana icyo cyaha cyari kimwe mu bintu byo kujya guhakana no gupfobya jenoside. Uyu munsi iyo ureba Gatebuke, Claude Gatebuke muri Amerika, atita icyaha cya jenoside mu izina yacyo akakita Rwanda genocide, akaba afatanya na Denise Zaneza mwene ufite se uri muri FPR y'inkingi, Marcel Sebatware. Urumva ko ni icyaha kiba gikorwa n'abana ariko bafite ababyeyi babo babibashyizemo. Ugasanga rero icyo kintu mu gihe cyose tuzajya tuvuga ngo turarwanya ingengabitekerezo ya jenoside no kuyipfobya, turi mu rwego rwo gukumira icyo cyango kitazongera, kurusha kureba ngo ese uwagikoze yahanwe. Ntabwo ari na Stockholm syndrome. Muzibuke ibyavuzwe na Goebbels. Burya hari nubwo ikinyoma kivugwa kenshi abantu bakageraho bakacyemera. Hari abantu bumvise iyo propaganda ivuga ngo abateye jenoside ni RPF, kandi RPF ikaba iri mu butegetsi. Umuntu wacitse ku icumu akaba stupid, akaba ikigoryi, akageraho akabyemera. Bamwe bakanabikora mu rwego rwo kuvuga ngo barimo barakora politiki. Uzareba aba bantu bo muri Canada amazina yabo murayazi, banandika buri munsi, barifatanya, bashyizeho amashyirahamwe, ugasanga imvugo zabo baravuga ngo Ingabire Victoire ni umuntu w'intwari cyane. Okay, afite intwari, hari abantu bamubonamo intwari, ariko turiko tumubona nk'umwidiyologe. Rero numvaga ngo igihe cyose tuvureba icyo kintu tuzajye tureba ngo ese mu rwego rw'indangagaciro z'umuntu, umuntu ufite ubwenge buzima yahakana ikintu kizwi. Felicite yavugaga ati birantangaza kubona hari abantu babihakana. Barabihakana kubera ko hari abo bifitiye inyungu. Buryo uzajye unemera ko Shingiro mu mutima we azi ko se ari we nyirabayazana wa jenoside. Mu gihe cya jenoside yahamagariye abantu gukora jenoside. Umukobwa we Marize yari umwe mu basekreteri ba Theodore Sinduka ubwabo, wari perezida w'igihe cya jenoside. Urumva se iyo famille yareka kugiramo abanegationiste mu mwaka wa 2020 yiva ku mubyeyi umwe ikajya ku wundi ikajya mu mwana? Erega tuzajye tunibuka ko abo bantu noneho turimo tuvuga bamwe muri mu mwaka wa 2020 hari abantu uyu munsi tuvuga ngo ni bacyari bato, ni batugereranije na base, ariko ntabwo ari bato mu myaka. Abana tuvuge nka Gustave mwene Shingiro muri 94 yari afite imyaka 17. Uyu munsi afite ingahe? Mushikiwe wari umusekreteri mu biro bya perezida w'aba genocideri witwa Sinduka ubwabo. Uyu munsi afite imyaka ingahe? Yari afite imyaka 20 cyangwa 20 n'ingahe muri 94. Bivuze ngo turimo tureba ntabwo turimo tureba, ntabwo ari abana. Umuntu wari ufite imyaka 13, 4, 5 n'ingahe muri icyo gihe, uyu munsi n'umugabo udashobora kuvuga ngo uramuvugiriza ubuhuha. Si umwana, si uruhinja, n'abagabo. Abantu bari turimo dushinja uyu munsi bakoze ibi byaha muri 94 bari bafite imyaka 30. Turebe rero ngo twakingira dute mu gihe cyose tuba tuvuga ngo iki cyaha turacyita icyaha. Reka tukita icyaha tukirwanye, cyane cyane bitari mu mategeko, ahubwo mu kugaragaza abibikora n'ubuhemu bwabo n'ingaruka z'ibyo bakora. Naba mpagarikiyeho. Urakoze cyane. Hanyuma ngira ngo Tom,
mu bihe byashize wasangaga abahakana bakanapfobya jenoside bari biganjemo abakuze ndetse bamwe banarimo abagize uruhare muri iyi jenoside yakorewe abatutsi. Nk'uko bivuze, hari bamwe wagiye uvuga uyu munsi bakuze ariko icyo gihe bari abana, ariko usanga bari kuvugira ababyeyi babo. Bivuze ngo biganjemo urubyiruko, nubwo uvuze ko barimo bagenda bakura, rumwe runaba hanze y'u Rwanda kandi usanga rwarize, ariko n'ababakurikira usanga barize kandi barasomye amateka kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ibibona babiterwa n'iki nyuma y'uko wenda bafite abo babyeyi babo bari gukingira ikibaba? Ese babandi bandi bo babakurikira badafite abo babyeyi ariko usanga babakurikiye nk'uko wabivugaga, ubona hanini babiterwa n'iki? Hari ibintu bibiri biterekeye icyo kintu. Icya mbere, uzajya umenya ko isano y'umuntu n'undi ari ikintu kiremereye. No kuvuga ngo ikintu kiritwa kibi, siko abantu bose bakibona ko ari kibi. Si imiryango yose y'abantu bakoze jenoside igira abana bakoze jenoside, kuko icyaha ntabwo kigenda muri DNA cyangwa ADN. Icyaha kigendera mu myumvire no mu burezi no mu burere. Urumva? Ari nayo mpamvu umuntu effect ya propaganda, ikintu kigenda kinjira mu muntu kenshi kikageraho kikamuhindura. Ni nako abantu usanga abantu umuntu w'umurescape yagiye mu murongo w'umujenosideri, noneho yahabura umuntu umuganiriza atari ko uri mu maki akayoba. Naho ubumwe n'ubwiyunge buzanwa no kurenza ku rwiri. Umugani wa Kinyarwanda uravuga ngo urenza ku rwiri rukamera. Urenga ku ngengabitekerezo ya jenoside ugakomeza kwirenzaho, ikazongera ikazaba. Icyaha kibabaza icyaha umuntu ahorana atitandukanya nacyo kibabaza nk'umuntu kuko ahuranyamo icyuma, kuko umuntu agendana nacyo. Nk'ubu ngubu ikibabaza ni ukuvuga ngo igihe cyose bavuze, ushobora kwibaza uti kuki bahora barwana no kuvuga ko hari jenoside yakorewe abatutsi. Ubwabyo bikaba ikibazo. Nuko ivuze ko hari jenoside yakorewe abatutsi, hari abantu bayikoze. Byavugwa bityo bagatangira ku amazina y'abayikoze, noneho bagatangira kuvugwa. Yavugwa hakavugwamo ababyeyi, hakavugwamo abavandimwe. Inyungu rero yo kubyibagiza no kuzana umwotsi, biba nka wa mwana bavuga ko yakoze icyaha, none agafata idebe akarikubita kugira ngo byibagira icyaha arimo avugwa cyumvikane, ahubwo kumvikane ayo madebe bahonda. Ariko noneho kubera ko icyo kintu kidasaza, iyo bavuze ngo icyaha ntigisaza, kizahora kivugwa. Icyo cyaha iyo kibagiranye kuri bo bumva ari amahoro. Niho nigeze kuvuga ngo umurescape cyangwa undi munyarwanda wese ufite ubwenge arakwiye kubaza ngo iyo abajenosideri badatsindwa, ninde uvuga ko hari jenoside yabaye? Ninde uvuga ko guhakana no gupfobya jenoside ari icyaha? Ku isi ninde uvuga ngo hari abantu bigeze kubaho ubu ngubu bakaba barishwe nta muntu we? Byose biba byaribagiranye, byikitwa demokarasi, bikitwa repubulika, nk'uko byabaye muri 1961 na 1962 na 1963, u Rwanda rukabona ubwigenge rububoneye ku maraso y'abana barwo. Urakoze cyane Tom. Hanyuma tugaruke kuri Madame Felicite. Wowe ku bwawe wumvishe ibyo Tom yatubwiraga, ariko ko mu bahakaniye jenoside yakorewe abatutsi harimo urubyiruko rumwe usanga rufite ababyeyi bakoze jenoside mu Rwanda. Iri hakana ku bwawe n'iri pfobya rya jenoside twavuga ko ari ryo gufasha ibyaha ababyeyi babo bakoze bikitwa ukundi, twavuga ko ari ukwirengagiza nkana cyangwa hari indi mpamvu ibiri inyuma ku bwawe? Ikigaragara rero Tom yabivuzeho, ntabwo ari urubyiruko cyane, abantu tungana barenze, bari mu myaka 40 irenga. Abo rero jenoside yabaye, nanjye mfite ngiye kugira imyaka 16.
ariko ku myaka 12 uwari mu Rwanda yarazi ibikorwa cyane cyane iyo wabaga uri n'umututsi mu bahigwa. Iyo urebye neza nk'aba ngaba bo mu Bubiligi gukomeza bashakisha inzira z'uko bakumvikana bagashinga za association ngo zimenyekane, bageze n'igihe bashaka no kujya mu bikorwa bya politike, bajya ku maliste yo kwiyamamaza hano mu Bubiligi. Turahaguruka bari babazi, tujya kubwira abakuru b'amashyaka, mbese barashakisha uburyo bwo kujya muri politike bakaba influent, bakaba bagira aho uruvugiro rwo kuvuga cyangwa kurenzaho rwa rwirito mu yavugaga uko jenoside yabaye ukundi, kuko icyo cyaha baragifite, kirahari, kiri muri basa babikoze. Kandi hari ikintu cyoroshye cyane, ni ukwemera amateka yabaye, kuyemera uhitandukanya nayo. Abatitandukanya nayo rero nako gupfobya jenoside yabaye, iyo batitandukanyije nayo usanga bibumbiye mu bintu by'imitwe, bakitwaza ko ngo leta iriho nta kigenda, ubumwe n'ubwiyunge. Nta hantu hari ubumwe n'ubwiyunge nko mu Rwanda. Ngewe nagarutse mu Rwanda nyuma y'imyaka 13 n'ibintu nari narabayemo, nkumva ntibaza ukuntu abantu babaye, ariko ukagenda ukabona abantu barabanye, baraturanye, mu mitima ntawe uhagera. Ibyo ni ibindi, ariko kuvuga umuntu ari hanze atarigeze asubira mu Rwanda ngo arashaka ubumwe n'ubwiyunge bwo mu Rwanda, ni ukutamenya naho u Rwanda rugeze. Ikindi cya kabiri, ubona ko bashaka kwipozisiona as politician, barashaka, batangiye deja gukorana n'imitwe nka za FPR. Ubwo bari hano, ndavuga jambo ni association yabo niyo ikusanya benshi cyane, ihamagarira n'urubyiruko, ikiyitana y'urubyiruko ngo ruhirimbarina ikiremwa muntu. Baragiye bakoranye na ba FPR biranze, ubu noneho bajya no mu bakongomani. Mbese n'abantu, je peux le dire en français, les gens qui surfent sur des vagues. N'abantu bagendana mbese na vague aho umuyaga ukubise bakajya nawo, kuko bashaka kwipozisiona bakigira abapolitisien, bagakora politike. Ariko politike yabo ntishobora no kubayo bahakana ikintu kizwi, une vérité historique izwi, jenoside yakorewe abatutsi. Iyo rero babikoze gutyo bakabona ntibikunze, bashaka ubundi buryo. Nk'ubu ngubu bari batangiye kunyura mu buryo bwo gukoresha nk'uyu nguyu twabonaga ejo bundi uririmba Kizito akarinda apfa. Ikintu cyose kuri bo c'est bon à prendre. Niba babonye umuntu wese upinze leta, uwo niwe bari bugendereho, noneho bakagenda bakabigira binini cyane. Ubu ngubu indirimbo z'Imana ukabona umuntu yagiye mu Kigali rwose ngo uriya muhungu araririmbira Imana, ariko inyuma hariyo politike yo gutangira kuvuga ko turibuka bose uririmbira Imana. Okay, noneho ugasanga bajyanye abantu benshi, umuntu wagiye rwose azi ko yigiriye gusenga aririmbira Imana turika, ariko ugasanga muri kwa kuririmba hari ibindi biri inyuma. Ni abantu bakoresha possibilité zose, opportunité zose kugira ngo bahakane jenoside yakorewe abatutsi. Ni ukuvuga ko umugani wa Tom yavuze ngo guhakana jenoside ntago uko muri ziriya etape za Santani bavuga ko ari etape ya nyuma, mu by'ukuri ni iya mbere kubera ko deja n'igihe bicaga bavugaga ko bakora. Ngeyo ntanga témoignage yanjye mbabwira yuko abantu babyukaga ngo bagiye gukora kwa rukwica, uko deja no guhakana, no guhakana ikintu kiriho kiba. None iyo cyabaye rero ikintu, nanjye maze kuba mukuru, nta wari uzi yuko inkotanyi zizatsinda. Mbese byari nk'inzozi. Niba byari inzozi no ku bantu bari bategereje gukira icyo gihe, n'abari bazitegerejeho impinduka mu Rwanda, cyabaye surprise ikomeye ku bantu bari barateguye jenoside. Ntabwo bigeze babyemera. Tujye tubyumva no mu biganiro batangaga, bari abatarisisi barenzeho tarisisi n'abari bageze mu nkambi, bavugaga ko bazagaruka i Kigali bakongera bagapfa. Ni ukuvuga ngo
hari abantu na n'ubu batigeze bemera yuko iriya guverinoma ya jenoside yaguye, bagumana rero uwo mujinya. Iyo umaze kwemera ikintu ushobora kukimanaginga ukavuga uti okay, natwe nk'abarescape twabayeho tuvuga tuti umuntu ntari nashyingura sinemera ko yapfuye, ariko imyaka igashira kwiyakira no kubyemera uhita noneho utangira inzira yo gukira ukavuga uti byabaye it's okay. Nge ku itariki ya 7 twavuye imuhira turi 8, papa mama n'abana 5, hari habuze umusaza wanjye umwe ni utari imuhira. Ku itariki ya 7 mw'ijoro nari nsigaranye na papa gusa, bose bari bapfuye. Papa yapfuye ku itariki ya 1 z'ukwa 5 ejo hashize, ariko bateye ku Nyundo. Mu gihe kirekire namaze naragize Imana nkarokoka kugaruka mu Rwanda tugasanga imiryango yarazimye, byari ibintu bigoye byo kwakira, ku buryo wumva utabyumva. Ikintu umuntu atarakira nta nubwo ashobora kwiyakira nawe. Bivuga rero ndashaka kuvuga iki, ndashaka kuvuga ko no mu bari abajenosideri batsinzwe, izi témoignages zabo twumva ngo zinzira ndende, nuko utemera ko batsinzwe, bagakomeza bavuga ko atari ko byabaye. Iyo utari wemera n'icyo cyaha, umva njyewe njya mvuga nti uwahitamo niba ari no guhitamo kuba victim cyangwa kuba umwicanyi, afazari kuba victim. Kubana guilty bafite niyo ituma ubona bashakisha. Uyu munsi barakoresha uyu, ejo barakurura abarescape bababwire bati leta iriho kubera ko umuntu niba ari ngo bamusenyeye cyangwa ngo yagize ikibazo cy'ikibanza kigiye kuba ikibazo gituma ashobora guhakana ibintu yabayemo. Ni ibintu biteye ubwoba. Uvuga uti umurescape aza aho yavuye, hari n'abakijwe n'inkotanyi, njyeho nari twagize ibyago inkotanyi zahageze benshi bashize, ariko hari abantu babibayemo kubera inyungu zabo. Njye nibaza n'amafaranga angahe baha umuntu wabaye muri jenoside akayikira akabona ukuntu byagenze kubera inyungu ntazi guhirika leta se. Ubu se n'uwavanaho inkotanira ko numva ikibazo cyaba ari uvuga ikintu bose bagahita batera hejuru ngo ni RPF. Abantu bashobora kwibagirwa uburyo twabayemo, bashobora kwibagirwa uburyo umuntu yabagaho no kwiga kurangiza utazi ko uzabona akazi. Akarengane kabaga mu Rwanda umuntu ashobora kongera kwibagirwa akavuga ngo hari it's crazy, ntago byumvikana. Ngewe rero nibaza ko hari n'izindi strategies twebwe tutazi bakoresha kugira ngo bakomeze bazana abo bantu n'inyungu tutazi, niba babaha amafaranga. Umva, imitwe ishaka kurwanya leta irahari myinshi, turabaza abari hirya za RNC ngabo bande abo kwa abanyamwasa abo kwa Rujugiro abandi barahari benshi. Sinzi impamvu rero tugeraho tukumva ko ari jenoside byo birangaje kumurescape kubayikoze. Nge numva byumvikana, numvikana nabo rwose ko ntibigeze biyakira, ntibigeze bemera ko batsinzwe, ntibigeze bemera ko bishimiye ngo ikazi kutubona duhagaze tuvuga amateka uko yabaye. Nabyo ni ikintu batihanganira. Niyo mpamvu harimo ikintu cya corruption, chaque fois corrompre la pensée, kuza kubeshya umuntu bakabeshesha amazina yacu, bakita mpore mémoire et justice ngo bagiye kwibuka. Noneho abantu bakagira ngo nibuka mémoire et justice. Urumva deja gukomeza gukoresha ibintu bizwi nuko bihishe badashaka kugaragara uko bari. So ngubu negationisme tugomba kubyemera, nibyo no kubishyiramo imbaraga nyinshi nkuko Tom yabivuze. Ariko icyangombwa nuko twebwe nk'abarescape first, kuko ndavugira wenda ibuka, nuko tuguma ku mateka uko twayabayemo. Ntabwo ari ukubera yuko uyu munsi wahombye ugiye guhita uhindura version y'ibintu wabayemo. Nta hantu bihuriye, kuko wavuye mu gihugu ngo kubera ko wari ukeneye umwanya uyu n'uyu ugire gutya wumve ngo rya mukuru Felicite yahinduye
asigaye avuga ko hari n'abandi bishwe. None se ubwo naba nibagiwe aho navuye, naba nibagiwe abapfuye bose nuko bapfuye. Nyamara uyu munsi turi kumwe n'abandi abahutu batigeze bivanga n'abo bantu. Abahutu bemera uko jenoside yabaye, babonye ako karengane, batifatanya nabo na gato na gato na gato. Dufite abantu bakirije abandi, abo ngabo nibo nabo tugomba gufatanya nabo kugira ngo dukomeze tuvuga ayo mateka. Kuko ikintu cyonyine kizarwanya iyi negationisme n'ukuntu igenda ihindura isura, ngaho bagiye bakoresheje, bagiye mu kiliziya, noneho ejo numvise bavuga ngo bagomba kwandikira papa ngo papa ngo nawe ngo abandikira ngo abakristo bose bakabyumvikanaho ngo bagakora za noveni, ngo noneho ngo bamwandikire ibaruwa bose abakristo. Noneho bagiye kwishyira hamwe mu kintu cya kiliziya. Ariko se abantu baguye mu biriziya turabibagiwe, iwacu bose bashiriye mu biriziya. Papa yigeze atwandikira ngo mpore, ngo barashaka ko papa abandikira ngo mpore. Donc bakeneye juste akantu ka reconnaissance kose kagaragara ko ngo bari victims. Ariko ibyo ngibyo ntabwo dushobora kwibagirwa yuko no kuva kera n'abatutsi, ndumva Tom yabivuzeho, kandi igihe cyose bicwaga bavugaga ko ari bo bizize. Muri 59 abahutu nibo bari victims. Abakoroni baza bateranya abantu baravuze bati mwego mwarakandamije, naho ngaho ni mwigenge mwisanzure namwe mwibohore. Donc ntago victime kwigira victime ntago bihindura histoire, nta nubwo bihindura ibyabaye. Ubu rero nibyo bakomeza gukoresha, barashaka kongera kuba ko ari bo bapfuye bashize bagiye inzira ndende. Kuki batabaza bashoye muri iyo nzira ndende? Ariko ntaho bihuriye no muri iyo nzira ndende. Iyo baza guha abatutsi iyo nzira twari kurokokamo benshi, ariko abantu babaga babatangatanze ahantu hose. Muravuga ngo jenoside yakorewe abatutsi, abantu bagatera induru. Ku misozi yose mu Rwanda habaye jenoside. Icyo nicyo tugomba kubwira abantu, tukabibutsa tukababwira ko jenoside ntabwo ari icyaha gisanzwe nk'ibindi. N'ababihakana baba rescape tuzabwira tuke ubwo mufite izindi nyungu, ariko facts zirahari. Ntabwo kubisubiramo tuzakomeza tuvuga one truth nihari. Iyo zimaze kuba nyinshi rero umuntu ahita yumva ko hari izindi confusion n'ibyo bibazo bya politike bihari, ariko barazwi. Ahangaha bazajya bakomeza bihishe, baragenda bagakoresha ubu ngubu noneho technology. Abantu bose bari muri quarantine baba babonye uburyo bwo kuvuga ngo abantu bose babumva. It's okay, baravuga, ariko ni bya bindi bimwe. Ukuri ni kumwe, niko tuzakomeza dusubiramo tunihanganisha wenda abacanganyikiye bavuga bati ati Kizito yapfuye, yavugaga iki? Ejo nariho mbabwira nti aho twaganiraga bamwe, ndangira igitabo cya Kizito bise niba ari icya Kizito, niba ari wowe wacyanditse, niba bamushyiriyemo ibindi. Ariko urumva nanone barashaka gukoresha umuntu wari umaze kuba vedette. Nawe wenyine muri icyo gitabo avuga ko rwose ari wowe wazanaga ubumwe n'ubwiyunge, ko ari wari buzabujyane muri prison. Iyo umuntu atangiye kwibona nk'umuntu ari we kamara, aho ngaho tuba tugeze deja ku kibazo. Ntabona ibikorwa mu gihugu, ibintu byose arabipinze ngo abangaba ntibabikora neza, bariya basenga nabi, ninjye usenga neza. Aba rero bakoresha izo ngengabitekerezo bahita barecupera abantu nk'abo kugira ngo bagushe benshi mu kintu cy'icyobo cyo kutumva no kudasobanukirwa. Ni rwo rugamba, ariko turushyizemo imbaraga tuzabishobora. Ngira ngo warukomeje ku kintu kijyanye n'inyungu bamwe baba babifitemo, ariko ubwo izo nyungu ziragenda zigahura na ya miryango bita ko ari mpuzamahanga cyangwa se amasosiyete runaka abafasha. Ariko umuntu yakwibaza, ubundi iyi miryango ibafasha cyangwa se n'abantu ku giti cyabo bakorana gute? Wenda ubwo waduha nk'urugero aho mu Bubiligi uherereye, iyo urebye bamwe bavuga ko bafite imiryango ibafasha cyangwa abandi bantu ku giti cyabo babafasha bakorana, dore ko na bamwe muri bo baba banita ko ari impirimbanyi muri uko gucengeza amatwara yabo. Hano rero nk'aha mu Bubiligi, nta nubwo ari no mu Bubiligi gusa, hirya no hino hari abantu bafite imyumvire
ba akademisiye barimo bavuga bati u Rwanda ntawari warigeze yemera ko u Rwanda ruzavayo ruzahaguruka. Noneho muri abo ngabo harimo abazungu rwose bumva ko bagifite ideoloji y'ubukoloni ihari, kumva ko u Rwanda rudashobora kugira amategeko arugenga akagenga abanyarwanda kandi abantu bakabana. Nta baduciraga urutega buriya. Abo bantu ubabona kenshi niyo utanga nk'ubuhamya bakakubwira batari ko hari dictature mu Rwanda. Njyewe ndimo ndakubwira témoignage yanjye y'ibyo nabayemo, yuko twakize tugahaguruka tukongera tukiga u Rwanda rukabaho. Ukumva we yageze ahandi, ageze muri politike arashaka, mbese n'abantu iyo bamaze kwishyira kuri niveau yo hejuru yuko aribo bashobora kuvuga uko u Rwanda rugomba kugenda, aho abatangiye c'est une sorte de un ton condescendant. Donc abayumva ko ari we uzi pronostique zose z'ukuntu u Rwanda ruzamera. Abo bazungu rero turabafite benshi bakoranye na guverinoma y'abajenosideri, bakoranye na za guverinoma za Habyarimana. Ubona bameze nk'aho bari nostalgique, bakumbuye cya gihe bagendaga abantu bose bakabakomera amashyi. Turabafite nk'abantu nk'aba uyu wahoze ari ambasaderi Swinen rwose ubu ari muri iyo ka yabo y'aba Judy River n'abo ba Jambo. Usanga ikintu bahuriyeho nuko hari uwenda bari bafitanye ubushuti, bakoranye nabo bahabyarimana n'abandi bose baragenderanaga mu babirigiro barahara abo benshi. Ugasanga nta nubwo harimo akarengane kuko batemera ko nubwo twenda turi bakiya tutanavuga tutavuze induru nk'abo, mbese bagumanye ziriya affinité, bagumanye ubwo bushuti bwa kera, bagumanye urwo rukumbuzi rw'ingoma ya Habyarimana, bagumanye kumva yuko umututsi ari umuntu badashobora guha credit, ko adashobora kuzavayo. Bose bari nostalgique, bose bafite iyo ngengabitekerezo yo kumva ko kuba tutabaye iyo guilt barayifite, iyo culpability irahari. Usanga rero bongeye kumva bariya bavuze induru kuko hari bo benshi umva baraje bariga bariorganiza, abantu binya ubuzima busanzwe, barakomeye, barakorana mu masosiyete. Hari n'abantu twakoranaga cyangwa twigana nko mu bintu byo kwa muganga, ugasanga yaje abeshya ko ari umurescape, akavuga jenoside yakorewe abatutsi we akiyita umuntu rwose nk'umurescape. Ariko wahagera mwahahurira mwakubitana nko muri stage ukabona yahinduye ntashobora no kukwegera. Bo bakoresha n'amayeri no kubeshya. Hano rero mu bazungu hari abazungu benshi bari bazi yuko abo bose babwira, bakababwira ukuntu bababaye, ukuntu bagiye muri Kongo, ukuntu bishwe, ukuntu biciwe, ukuntu bagize. Ugasanga umuntu aracanganyikiwe, ntazi niba ari umurescape wa jenoside yakorewe abatutsi, ariko arayivuga ukwe. Usanga rero barabaye amashuti, bagakorana igihe kirekire, bikageraho wa muzungu atamenya no kwitandukanya, kuko ubucuti ni ubucuti ku muzungu. Aba bazi ko babaye inshuti, ntashobora no kumva ko uwo muntu umubwira ise afite amaraso ku ntoki. Abo turabafite. Ejo bundi nigeze kujya muri conference ahantu mu Baflama. Iyo conference yari yateguwe n'abantu n'umupsikologe wakoze mu Rwanda, akorana n'abacitse ku icumu mu bintu bya santé mentale. Noneho bifuza gukora ikintu cya conference muri commune, ababyorganizaga baramubwira bati uzabwire kanaka, bamubwira gutumira umuntu witwa Verlinden. Aravuga ati Verlinden ndamuzi, ni umuntu upfobya jenoside. Ariko tayari Verlinden yari yamaze kubimenya, aragenda nawe apanga ibye. Abafite rero izo subside, apanze umugoroba wa conference, ariko batangira bavuga jenoside yakorewe abatutsi. Umugore we n'abantu mbese mu bapfobya bari mu bambere hano. Ariko barangije noneho barangiza bavuga ko
ari abatutsi bicaga abatutsi. Mbese nta nterahamwe zishe, nta hutu pawe, n'abatutsi bishe abatutsi. Icyo rero ni ikintu gishyashya mu bintu byo gupfobya, kuko cyatangiye kuvugwa cyane muri kiriya gitabo cya Judy River. Judy niwe waje arabijyana hejuru n'abasharonana, ubu noneho baratera bose bakikiriza. Ariko ba Verlinden ntabwo ari uko bapfubyaga mbere. Ubu mbese buri gihe bagenda babona akantu gashyashya. Ubwo noneho umunsi ukurikiye haba indi conference y'uwo muntu wari wayorganije, haza kwemvita undi mu académicien professeur. Ngo naragiye natanze témoignage, hari abantu bari bateguye n'ibyo kurya n'iki byose. Uwo muntu atangira partie ya conference. Aho twari twaravuze tuti ibi ni ibiki? Urumva icyo gihe cyose babonye aho bavugira bazavuga. Uwo nta wari umuzi. Umu professeur atangira avuga ko ngo l'extrémisme tutsi, avuga le régime, ngo havuyeho ngo régime ngo hutu, ngo hajyaho régime tutsi. Ubwo rero usanga abantu bari aho babaye confused nanone, kuvuga utse ntaho byavuye ntaho byagiye. Kurwana n'aba bantu urumva ni ukumenya igihe cyose ugasoma ukabona uwanditse yabyandikiye iki, yabivugiye he, ni izihe source afite. Abo bakadimisi turafite hano benshi cyane cyane no baflama. Yarangije expose ye atanga ibitabo bigomba gusoma, harimo icya Swinen. Icyo gitabo cya Swinen wahoze ari ambassadeur mu Rwanda, yise Rwanda Merveille, ngo u Rwanda version ye, sa propre version y'ibyabaye mu Rwanda. Ariko utagiye nk'aho hantu ngo ubone abariho babikora, ntumenya naho bigeze. Usanga rero bavugutse aba bazungu baza bafasha kugaruka mu Rwanda ngo bategeke. Birabashimisha kumva ko bagomba gupfobya. Bibabajwe no kubona u Rwanda aho rugeze, ruhagaze ntawe rusabirizaho kandi ruhagaze ku mateka yarwo. Nibyo umuntu ahora abona rero, kabona hari abo bibabaje ko nawe w'umurescape urahagaze, ufite abana, ntiwirirwa ujya mu kazi ukagakora, ugataha ugatunga urugo, ukaba umuntu uhagaze. Hari abatabyihanganira, no mu bazungu barahari. So ibyo ni facts tugomba kwemera nk'abarescape. Hakabaho gukomeza gufatanya n'abari kumwe natwe no muri diaspora. Turafite abavandimwe benshi bazi uko u Rwanda ruhagaze, ko nta nicyo bimaze gukomeza gupfobya. Ni intambara rero. Bahurira kuki ntago mbizi. Bafite gahunda za politike ntawabimenya. Usanga byaragiye bigakururana n'ibyo abakongomani bagakurura bakazana, mbese bakavuga ko ngo bariho ngo bashaka kurenganura abantu bo muri Grand Lac. Biva muri Grand Lac, biba bivuye mu Rwanda bikajya muri Grand Lac, bikajya mu bakongomani. So icyo twebwe tugomba kugoma dutsimbarayeho n'amateka uko yabaye, no kwandika uko bizwi, no gusoma no gukomeza tubanyumuza, tubabwira ati ntabwo ari uko byagenze uko. Nicyo umutangabuhamya aberaho. Urakoze cyane. Hanyuma Kayigamba, ngira ngo twagarutse cyane kuri rwa rubyiruko, ariko noneho hari abantu bamwe mu bari inyuma y'inkundura yo gupfobya jenoside, usanga benshi muri bo ari abantu bahunze igihugu, bamwe bari banafite imyanya ikomeye muri leta. Ku bwawe ubona ibiba biterwa n'iki? Urakoze kumbaza icyo kibazo bwana Muhumuza. Ahubwo nagira ngo twumvikane, tuva ngaha muri iki kiganiro twumvikanye ko bariya abantu twirinda kubita urubyiruko, kuko nk'uko Tom yabivuze na madamu Felicite, aba bose ugereranije niba tuvuge nka Claude Gatebucyuga ko afite imyaka 14 kiriya gihe muri jenoside, ubu ngubu afite imyaka 40, ntabwo ari urubyiruko. Tuvuge n'abari bambonye umutwa, cyangwa se nk'umuhungu w'umujenosideri uzwi hano witwa Peter Mutabaruka. Celestin Mutabaruka yari umupasiteri, yakoze jenoside mu Bisesero, yamaze abantu mu Bisesero. Aba hano nawe yita umwera, ariko umuhungu we nawe ari muri iriya ligue
y'abafatanyije n'abagatebuke n'abo bose bapfobya jenoside. Ni ukuvuga ngo icyo kintu cy'uko atari urubyiruko tube tucyumvikanye ko atari rwo, ni abantu bakuze ahubwo biyemeje gukomeza amatwara y'ingengabitekerezo ya basi. Kuko iki ni ikintu tugomba kumvikanaho ko biriya bintu na jenoside iba, twebwe turi abana twiga muri primaire, abana b'abaturanyi bacu bajyaga batumenasa ngo mbere ya jenoside gatoya hari abana b'iwacu mu rugo bajyaga kuvoma, abana b'abaturanyi bakavuga ati tuzabica tutwara iriya nzu yanyu. Ariko icyo ndaje kumenya nuko abantu bateye kuri komine bakica abavandimwe bajya kwica n'abandi batutsi bari kuri komine, ni insoresore cyangwa ni abasore bantu twiganye muri primaire, bitanye muri primaire baratsindwa bagenda wenda kuragira ingurube cyangwa baguma mu giturage, ariko nibo bari intera, ntabwo bavuga ngo ni intera ngo zari zirahunga, n'abaturage b'abaturanyi barahunga. Noneho ngarutse kuri iki kibazo cy'imiryango cy'abari abantu bafatanya nabo, ubatwereka n'abantu bagenda bagapfobya jenoside nabo bakemeza ko abahutu bapfuye. Kugira ngo umenyeshe ko nk'umuntu wa mbere uzwi cyane arazwi Rudasingwa Theogene, watangiranye iriya shyaka rya RNC na Kayumba bakaza gushwana, yagiye we n'igikundi cye, noneho mbese navuga ko ari nka mpemuke ndamuke, akaba maco yina yabonye, noneho we nta jambo agifite muri RNC, abashaka indi turufu. Iturufu ni uko yavuze ngo yashyizeho ikintu cyitwa Rwanda Truth Commission, Rwanda Truth Commission, akasangiramo n'uwitwa Musonera, ubona uba ngaha mu Bwongereza, Jonathan Musonera n'umurescape, ngo barashaka kwerekana ngo noneho ko ngo hapfuye, ngo abahutu ngo bapfuye nabo bakerekana ku jenoside y'abahutu. Ariko kabishanga bavuga bati jewe nubwo nzi neza ko habaye jenoside y'abatutsi, cyo ntacyo bimbwiye, ariko shyire inyungu zanjye za politike cyangwa inzu inda yanjye ndende, bya bindi byo ngo iyi nda yasumbye indagu, ugasanga bemera kujya muri icyo kigali kibati dufatanye. Aho nanone Kayumba Nyamwasa nawe ntabwo ari umwere, niba ntibeshye ukuntu yabwiye abafaransa ngo azi neza ngo wahanuye indege, ngo azi ko ngo perezida wa Paul Kagame yahanuye indege, ngo agiye kubibabwira. Abibabwiye hashize imyaka 70 ingahe, kuki se atabivuze mbere icyo gihe cyose? Ariko ko abonye opportunism, bya bindi byampemuke ndamuke, noneho we akajya gushyikira ya teori. Aho ngaho naho nyine ejo bundi ngira ngo ni ikintu cyagaragaye nyuma y'urupfu rwa Kizito amaze kwiyahura, ngira ngo Felicite uri mu Bubiligi azi neza ko hari misa yo gusabira Kizito, ngira ngo yabaye mu Bubiligi, yafatanyijwe na Rudasingwa, yifatanye n'abantu ba Jambo. Urumva alliance contre nature, umuntu wari uzi muri FPR Secretary General, noneho akajya kuri abantu basekuru bamaze abatutsi. Ibyo bintu bitumvikana, ariko cyane kigenda uko yagiye kubabwira nyine, agafata discours imbere yabo, birebye video yabo ukuntu bamurebaga nk'ikimbwi hazi cyangwa bamusuzuguye cyane, niho ubona ko baritaye. Ariko noneho ugasanga bari abantu bari ngo bose bafite icyaha kibakurikira, ari abo bahimbara, ari abo bandi bavuye muri leta bafite ibyaha bibakurikira. Ariko kubona noneho bashaka kugira ngo biyiburure bongere bagaruka nk'abantu b'abanyapolitiki, byandi mushiki wacu yavugaga, noneho ugasanga barashaka kugira politiki, ariko noneho bagavanga no kugira ngo bapfobye na jenoside. Icyo noneho ugasanga aho kugira ngo bafate politiki nyayo bavuga yes turarwanya RPF kuri polisi zayo, kuri ibindi byabo babikore, ariko bishaka gupfobya amateka, gupfobya jenoside yakoze ku manywa y'ihangu bizwi hose. Ariko rero bageze aho ngaho ibyo byo kugira ngo bahemuke baramuke, noneho barebe ko bo bagira, noneho babona uko bafatanye n'abandi, kugira ngo noneho niba bashaka no kugira ngo bahindure ubutegetsi mu Rwanda. Ariko noneho cyakiye akarite kugira ngo bapfobye jenoside, ugasanga babiye. Birababaje kubona umuntu nk'abo nka Rudasingwa cyangwa nka Kayumba ubwabo. Rudasingwa sizi niba ari sizi n'ishyaka bafite ikindi cyitwa ngo shaka, ariko simenya hageze. Ariko nka Kayumba hoze ari chief of staff wa army wa RDA na RPA, I mean
ubundi noneho hakajya gushyira mu kintu cyitwa P5 kirimo nde P5 kirimo FDR kirimo FDU urunana itukomoka kuri ADR Rassemblement Démocratique Républicain yakorewe mu nkambi za Mugunga haya nyuma ya 1995 nimwe abasirikare ba army officers bo Kabyarimana bakoze jenoside akajya gukorana n'abandi no akorana na MLCD iriya niba rembe iriya rusesabagina iriya ifite FLN yisha abantu muri Nyungwe ifite abantu ku Kibeho kana hose sonagina kano uhakana ko haba jenoside aho rero ugasanga ari bya bindi by'amatsinda ariko ugasanga ari bya bindi by'nyine navuze ibinda yasumbye indago ariko ugasanga muri hahandi amafitire kuko ni hahandi nabo urebye bari abantu umugambi bafite babacirwa aho simpamya ko babakira kuko ultimately ira bitekerezo kugira ngo bapfobye jenoside nuko nubwo bashobora gushyira abantu umwuka mubi mu Rwanda ku buryo bahinduka no bakavuga ati twebwe turi victims twararenganijwe twongere noneho tubonye uburyo twongere duteme rero ni ibintu tugomba gukangukira tukagira ngo tubwire ari we wese twerekane amatsinda yabo twerekane imigambi yabo kandi tubatamaze ku mugaragaro barashaka no kwihoma kuri abo bantu kuvuga ngo twebwe noneho tujye acceptance ko byo twakoreye nabo abatutsi bisha abahutu twebwe tuje nk'abasaba imbabazi ku ruhare rw'abatutsi kandi ugasanga nta muntu wabatumye muri ibyo byose ugasanga ari ndayawe bari gukorera gusa nta kintu. Yego urakoze cyane bwana Kayigamba. Hanyuma ngira ngo reka tujye kuri Patrick ngira ngo uherereye muri Canada, hari gahunda ya Ndi Umunyarwanda, ni gahunda igamije gutoza abanyarwanda kwiyumvamo ubunyarwanda mbere y'ibindi, ariko se ko abapfobyi jenoside usanga mu biganiro byabo icyo bashyize imbere ari amoko, kuki bitwaza amoko ku bwawe kandi bazaho ibintu by'amoko byagejeje igihugu? Ese baba batabizi? Murakoze cyane Simeo. Ndagira ngo mbere na mbere nshimire abantu bamaze kuvuga mbere yanjye, Tom na Felicite na Kayigamba, bavuze ibintu byiza cyane, ibitekerezo byiza cyane. Mbere yo kuvuga kuri iyo Ndi Umunyarwanda, ibintu bikomeye cyane ndi kubona harimo ikintu kimeze nka manipulation politique. Abantu bakora politique barwanya igihugu barimo barishyira hamwe, bari gukora za recrutement kugira ubwo abantu bageraho bahakana jenoside kugira ngo bishyire hamwe barwanye igihugu. Aha niho mbona tugeze ku buryo niyo mpamvu turi kubona nabo barescape bamwe bari kwifatanya n'abahakana jenoside. Ni ikintu gikomeye kuko barimo barishyira hamwe kugira ngo bakore ikintu kimeze nka mouvement politique yo kurwanya igihugu. Rero ugasanga abaopoza bari nk'uko Kayigamba yavuze muri za RNC, FDU n'izindi, bagafatanya n'abo bandi barescape bari mu Mahoro People Congress wa Canada, harimo bamasozera n'abagarikani. Ariko ikintu cyose gishobora gutuma barwanya igihugu bagisabira hejuru. Rero muri iyo recrutement rusaga mu rubyiruko, urwo rubyiruko rero bafite nabase bakoze ibyaha, ntago bizashoboka ko barenga ku mateka ngo binjire muri Ndi Umunyarwanda, kuko kuri ngiye bisaba ibintu bibiri kugira ngo binjire muri Ndi Umunyarwanda. Ufo kubanza kwasima amateka ya base, bakemera ko hari abantu bakoze icyaha cya jenoside bari mu muryango wabo, noneho bakabara kuvuga ati turabyemeye ko icyo cyaha bagikoze, ariko twitandukanyije nacyo twebwe kuko icyaha ni gatuzi. Iyo ni etape ya mbere kugira ngo ninjire mu Nyarwanda. Nibaze kwemera ko icyo cyaha cyabaye kandi cyakozwe na base nabo bakakitandukanya nabo, ni ukuvuga ngo noneho wazajya kwambara wa mwambaro ubumwe n'ubwiyunge, ari uko abantu bose bavuga ati twese turwanye icyo kintu cyabaye cyitwa jenoside yakorewe abatutsi, nikizongere kubaho ukundi. Ikindi rero gitangaje n'abantu bari kwitwaza kwiyita abarescape na kwita les faux rescapés kugira ngo bayobye abantu. Kuko ukavuga uti ruze wa muri Canada witwa ukuri-iwacu, witwa Gabuke, baba muri Amerika. Abo bantu rero bakunda gukoresha ko izina ry'abarescape kugira ngo bakwize ibihuha. Hari interamwe zabishe ngo n'inkotanyi zikabica,
kugira ngo amateka ya jenoside yakorewe abatutsi bahindure ikintu kimwe gusa ngo ni kimwe ngo twese twarapfuye. Ariko rero nk'uko Tombe bivuga imbere ni gukomeza kwigisha cyane kugira ngo abantu bamenye gutandukanya ko jenoside yakorewe abatutsi ari ikintu cy'icyaha ndengakamere kandi cyemewe na ONU, cyemewe ku isi yose, kuko umuntu ahigurwa azira ubwoko bwe, azira uko yavutse. Muri icyo gihe harimo n'intambara, hari n'abandi bagiye bapfa, harimo n'abo bahutu. Ariko ntabwo umuntu ashobora kubishyira hamwe ngo uvange jenoside yakorewe abatutsi ngo nabivange izo kirime zindi zagiye ziba mu nzira. Ikindi bara inzira ndende y'abantu bagiye muri Kongo no kumenya ko bari bavanzemo n'abasirikare n'intambwe bafite imbunda. Niba abantu bagizwe cyo nakwita bouclier humain, ukuvuga ko niba umuntu bivanze makagenda karasa abasirikare n'umusirikare amusubiza, ugasanga harimo abantu babiguyemo, ugasanga rero abo bantu intambwe zakoze jenoside zigahungira muri Kongo zikambukana n'abantu zigakomeza zigakora ibyaha muri Kongo, kuzikurikirana harimo abantu babiguyemo. Abo bantu rero bafite ukuntu baziyubukwa ukwabo, ariko ntibakajya babivanga hamwe mu kwibukira bose hamwe, byo byaba ari kuvanga amateka. Rero ibi yandi umunyarwanda hano muri Canada dufite abana bafite base baregwa muri jenoside muri gacaca, ariko bashoboye kumva ko icyo cyaha ari gatozi, ko byo bitabareba, ndetse bamwe baza no gusura u Rwanda. Iyo rero nkabona mu rwego rwo kwigisha ariho hantu tugomba gushyira ingufu, gukomeza kubwira abantu ko nubwo wanyu waba warakoze icyaha we cyaha ari gatozi, ukeneye gukomeza uwo murongo nko Tome bivugaga bahererekanya kwa se ku mwana, kwa se no ku bana buzukuru. Ahubwo urwo rubyiruko rwige kwitandukanya n'ibyaha bya base na basekuru bakoze, kuko ni ikintu gikomeye cyane. Nawo murongo tugomba gukomeza kwigishamo abantu bamenye gutandukanya icyo cyaha gikomeye cyakozwe cya jenoside yakorewe abatutsi, ku buryo batazakomeza kuba uruhererekane no kuyobya abantu. Nkaba numva rero kugira ngo aya mateka yenda umunyarwanda ashoboke, ni ugomba kubanza kwemera amateka yabaye, tukamenya gutandukanya jenoside yakorewe abatutsi ko ari icyaha ndengakamere cyari cyagenewe gutsemba ubwoko kumaraho, bitandukanye n'abandi bantu bagiye bapfa, ari izindi mpfu zagiye ziba. Ariko bitabujije ko n'abo bantu niba bashaka kwibuka twapfushije aba bantu, natwe tukatwibuke. Ariko ntabwo ushobora gufata ibintu ngo vange n'abantu bashaka kurimbura ubwoko bwose, gende ngo bitiranye n'undi muntu upfuye mu zindi crime zisanzwe. Ntabwo ibyo bintu bishobora gushoboka, ko niho havamo amarigame. Ariko byose bigakorwa n'abanyapolitike bashaka, bafite ibyo bagamije, bafite aho bazi bagana, bafite vision barimo barashyiramo abo bana, bakakomfitinga abantu kugira ngo kurwanya igihugu bihinduke ko bakurura abantu bose, bihinduke guhakana jenoside, bihinduke ikintu cyose kiri ngombwa kirwanya igihugu bagikoreshe. Nk'uko Tome yavuze, ni ugukomeza kwigisha cyane cyane uru rubyiruko barimo barayobya cyane, tubigishe uko amateka yagenze, bamenye gutandukanya icyatsi n'ururu. Murakoze. Urakoze cyane nawe Patrick. Ngira ngo uyu ni wo musozo w'ikiganiro cyacu twagiranaga, ariko mbere y'uko dusoza ndifuza kubaza buri umwe wese muri mwese twaganiraga kuri iyi ngingo, nubwo hari ibikorwa, ariko se ku bwanyu ni hehe hakwiye gukomeza gushyirwa imbaraga kugira ngo iri hakana n'ipfobya rya jenoside rihagarare? Ubwo aha ndavuga uruhare rwa leta, umunyarwanda ku giti cye, ndetse yewe n'umuryango mpuzamahanga. Ngira ngo twahera kwa Tom, hanyuma tugakomeza n'abandi. Reka mvuge bibiri cyangwa bitatu. Icya mbere nuko dukwiye gushyira ikintu cyo kugaragaza ukuri kikajya imbere, tugafasha abantu bose bashaka gupfobya no guhakana jenoside. Hari ubwo bakurura abantu bakavuga ngo iki cyaha cyakozwe n'abahutu bose. Si byo. Leta zariho zakoresheje icyaha bivuga ko ari mu izina ry'abahutu, ariko si abahutu bagikoze bose. Icya kabiri, ukuri kuguye kugaragazwa uko guteye, kugira ngo abantu bazajya bava mu rujijo
ibyo bakora byose ari ugusenya igihugu. Icyanyuma kijyanye n'icyo cya kabiri nakigize icya gatatu nkana, nuko dukwiye kujya tuvuga amazina y'ababikora. Patrick Mukanya aravuze ati kanaka wo mu ishyaka nada. Tuvuze abantu bashaka amaronko babeshya ngo n'abarescapata abatari bo, tubavuge ngo ni Gatebuke Claude, tuvuge ngo ni kanaka, bashaka bakoresha amazina yabo kugira ngo bumvwe, kuko iyo umuntu avuze hari ukuntu ijambo rye ryumvikana. Kandi no tukavuga tuti uyu muntu ni fo. Hari abazungu b'abafo, tugenda tuvuga ngo uyu arabeshya aha naha. Ntawuje impaka n'umunegationiste, kimwe nuko ntawuje impaka n'umujenosideri. Tuzajye twerekana ukuri gusa, nta mpaka tujya nabo. Tuzajye twerekana ko ari abantu b'abagome bambaye umwambaro utari uwabo. Naho narangiriza. Urakoze cyane Tom, ngira ngo twajya noneho kuri Patrick. Mu gusoza ndashimira cyane iki kiganiro ko cyagenze neza. Ikintu twakora cyane ni gukomeza kwigisha urubyiruko, gukomeza kwigisha gutanga inyigisho nziza zijyanye no kwerekana aho amateka nyayo yagenze, uko histoire yagenze, uko abantu jenoside yakorewe abatutsi yagenze, abantu bakayimenya, ku buryo niyo manipulation yatangiye politike imaze gukwira ahantu hose ishaka gupfobya itazabona aho uruvugiro. Ikindi cya mbere recommandation natanga no gukomeza gufatanya abarescape ba jenoside bakorewe abantu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, bagafatanya n'abahutu batigeze bijandika mu bwicanyi, bagafatanya n'abahutu bayisha abantu, bagakora ikintu kiri hamwe cyo kumira abo bantu bose bakoze ubwicanyi bukomeye, kandi bakomeza gushaka kujijisha abantu kugira ngo bahakane iyo jenoside yakorewe abatutsi. Abo bantu barahari rero, bakomeje kwigisha abo banyarwanda bose, ku buryo abo bantu bari kwihisha inyuma y'abantu kubera inyungu za politike babura aho bamenera. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, kandi kuko dufite urubyiruko rwinshi bakeneye izo nyigisho, dukomeza kuvuga, dukomeza kwerekana abo bantu bahakana, bakavugwa nk'uko Tom yavuze, amazina yabo akamenyekana, ku buryo babura naho bamenera, ku buryo babura uruvugiro, kandi iverisiyo igakomeza ivuga ukuri, igakomeza ikerekanwa, ikomeza ikigishwa cyane cyane mu rubyiruko. Nkaba ngira ngo nsoreze aha ngaha, murakoze. Twajya noneho kwa Madame Felicité, wowe ubona ku bwawe nubwo hari ikiri gukorwa, ubwo ndavuga yaba ku ruhande rwa leta, ariko ni hehe hakwiye kongerwa cyangwa se gukomeza gushyirwa imbaraga kugira ngo ihakana n'ipfobya rya jenoside rihagarare? Nanjye ndashimiye cyane abavuze, abambanjirije. Icyo nasorezaho ni uko icyakorwa kugira ngo dukomeze turwanye ingengabitekerezo n'ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi. Twebwe nko mu muryango wa Ibuka Memoire Justice dufite inshingano tutashobora kurengaho, nizo kwibutsa amateka, kubungabunga ubuhamya bw'abarokotse, tukanatera inkunga abifuza kwandika, bikaba ari ibintu byanditse kuko ni amateka. Ikindi ni ukubibutsa, ni ukwibukiranya nk'abarescape aho tuvuye, aho u Rwanda rugeze, n'uwaba arangaye umuntu akamwibutsa ko miliyoni irenga y'abatutsi bapfuye, ntabwo ari umurescape ubu ngubu ari we wahaguruka agatiza umurindi abapfobya, kuko ntaho abatandukaniye n'abakoze jenoside, kuko ababatije umurindi, kuko twabyumvise ko gupfobya ari imwe muri etape za jenoside nyirizina. Ubundi abashinyagura, abandi bazakomeza bashinyagure, gutanga izo témoignage zabo z'inzira ndende z'abishwe nabo bose bagomba kwibuka no kwibuka bose, n'ugushinyagura, no kudukina ku mubyimba. Icyo tugomba no
gukomeza guharanira ni ugufasha aba baresikape bababaye bagifite intege nke bakishakisha bagihahamutse. abo iyo tubegereye ni no gufasha gufata amateka yabo témoignage. Icyo ni ikintu tugomba kurwanira twese, gufasha abaresikape kwandika amateka yabo, kuyavuga uko ari, nubwo baba bafite inyungu za politike, ariko hari ibintu bidahinduka. Politike wenda ishobora guhinduka, ibintu bishobora kuevoluwa, ariko isura umuntu yabayemo igomba kuguma intact nk'uko yari. Ibyo rero nibyo tugomba gukomeza, hanyuma tukihanganira nyine abo badukina ku mubyimba bashinyagura, ariko nk'uko Tom yabivuze, Patrick yabivuze, na Kagamba yabivuze, dufite amateka adahinduka. Gukomeza tubatamaza tuvuga abari bo naho bari nabo bakorana, ni biri muri zimwe mu nshingano dufite zo kurwanya negationisme, ariko tukabana kandi n'abatarigeze biyanduza muri jenoside, kandi badufite ku mutima, bibukana natwe hano ho muri za diaspora barahari. Nta nubwo ari nko kuvuga ngo abahutu batishe, nta nubwo natwe tukivuga ngo turi abatutsi cyangwa turi oya. Abantu bose bemera amateka uko yabaye, tugomba gufatana urunana kugira ngo tugire une force no muri diaspora hanze. Umugani wabo ubu ngubu barimo barakoresha ngo abahutu, ngo abatutsi, ngo hari ibintu byo kuvangura, kwibuka bose bakibwira ko ariko kutari ukuvangura, ariko ntabwo ari byo. Twebwe dushyize hamwe twibuka jenoside yakorewe abatutsi, tukabikorana n'abemera ayo mateka uko yanditse, nta kindi kintu, ubundi tugakomeza kwihanganira rero iyo negationisme, kuko hari abo isubiza inyuma. Nibyo narangirizaho. Urakoze cyane Madame Felicite. Hanyuma dusoza, Kayigamba, nawe ngira ngo hari icyo ubona ku bwawe gikwiriye gukomeza gukorwa mu rwego rwo kugira ngo rihakana n'ipfobya rya jenoside rihagarare, haba ku ruhande rwa leta, ku munyarwanda ku giti cye, ndetse yewe n'umuryango mpuzamahanga? Murakoze. Ngira ngo nakunganira mushiki wanjye Madame Felicite kuri cyo yaravuze kirekana nuko n'abari abantu bapfobya jenoside, burebye ikigenderewe cyane ahanini umugambi wabo nuko ngira kwandika amateka ukundi. Icyo navuga mu cyongereza, it's to write history. Ariko nkuko aramaze kubivuga, hari ukuri ni kumwe, ntabwo hari alternative truth. Ukuri kuzahora ari ukuri, uko jenoside yateguwe, uko interahamwe zitojwe, uko umugambi washyize mu bikorwa, uko bishe abantu mu nsengero, uko bataye abantu mu nzuzi, mu misarane, ibyo ntabwo bizahinduka niyo waza ukavuga indi nkuru yindi. Ariko icyangombwa ni uko twebwe tugomba kumenya ko bari gufutura umugambi wo kugira ngo ari amateka kera abana bacu cyangwa abuzukuru bacu nibajya gusoma bazumva inkuru zivanze, bumva inkuru y'abantu nka Gatebuke Akode n'Akaruza ngo bakoraga, ngo barari basirikare ba PF, ngo begeranye na aho hafi, ngo kuburyo ngo FPR ifite abakomando ngo bagiye binjira mu ntera hamwe bakaba aribo bica abantu kuri barriere. Ubwo urumva ko bizabizanye kubera ko tubagaragaze. Noneho nicyo cya kabiri navuga, tubagaragaza bari aho bakorera, abo bita ngo ni rescapé, ngo ni survivor, abenshi bita ngo ni genocide survivor, ngo genocide survivor or Rwanda ni genocide. Abo bose bagenda bitira ko bacitse ku icumu kandi batari bo. Tugaragaze n'imigambi mibisha bafite. Ikindi tugaragaze abo bakorana, tugaragaze abo bashyikiye, tugaragaze imiryango ibatera inkunga. Noneho natwe ikindi kintu navuga cya gatatu cyo ngira ngo ni igitekerezo natanze mu gihe diaspora yasuraga inteko mu nyuma y'umushyikirano wabaye i Kigali, ngira ngo na Patrick twari kumwe icyo gihe, nuko nasabye ko parlement yacu cyangwa na Sena nabo bagashyira amategeko ameze nk'ayo mu Bufaransa cyangwa mu Bubiligi akumira ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi, nkuko rya tegeko ryo mu Bufaransa baritoye. Mwabonye ko mu Bufaransa byatumye yuko bifasha rya tegeko kuba ryaratoye mu Bufaransa, byatumye nkaibuka France iyo hari ikinyamakuru cyangwa igitangazamakuru cyo mu Bufaransa kihaye gupfobya jenoside, nkuko biheruka kuba na Radio France Inter, ngira ngo bayijyana mu rukiko bati wowe turakubwiye ngo unyomoze bira bintu wavuze cyangwa tukujyane mu nkiko.
nkanga bwo kuvuga ngo turi mu bihugu bimwe bivuga ngo ni freedom of expression, ibintu bakabitandukanya. Freedom of expression ariko hari utarengera, kuko utarengera ujya gupfobya jenoside yakorewe abayahudi, ntutinyuke gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ikindi gihe kinaje kutangaza n'ingarutse kuri ibintu byinde byo gupfobya, nabaje umushakashatsi w'umuhanga muri gisha muri university y'Abafaransa hano, ariko se ko nigeze mbona abadage cyangwa abandi bitira ko barokotse holocaust ni kubera iki? Kuki twebwe abanyarwanda indwara abanyarwanda turwaye yo kwiyitira ko barokotse jenoside y'abatutsi? Ndavuga there is something fundamentally wrong. Hari ikintu muri psychology cy'abari abantu babitira umuntu atasobanura. Ariko tugize kuri ibyo bintu bitatu, kwamagana amateka, tukavuga nanone bya bindi Madame Felicien yavuze, twe twandika twafasha abarescape gutanga inkuru zabo nyazo, no kugaragaza bari abantu twamagana nabo bakorana na network zabo n'uburyo bakora. Ikindi cya gatatu ni yo campaign yo kugira ngo ibihugu by'inshuti cyangwa se mu mahanga bari nabo bitora itegeko ry'uko bigomba guhana abahakana cyangwa abapfobya jenoside, kugira ngo niyo byafasha kugira ngo tuguhangane n'abantu. Urakoze cyane Bwana Kayigamba. Reka abari nako mboneraho kubwira mwe mwese mwari mudukurikiye ko uyu ari wo musozo w'ikiganiro ukuri-iwacu cya none. Nshimiye cyane abatumirwa twabanye kuri uyu munsi. Twari kumwe na Tom Ndahiro, uyu akaba ari umushakashatsi mu bijyanye na jenoside. Twari kumwe kandi na Madame Felicite Mukuru, uyu akaba ari presidente wa Ibuka mu gihugu cy'Ububiligi, kuri ubu akaba ari naho aherereye kuri ubu ngubu. Madame Felicite, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Yakoze nawe cyane. Twari kumwe kandi na Kayigamba Jean Baptiste, uyu akaba ari umwanditsi ndetse akaba n'impuguke mu birebana n'uburenganzira bwa muntu. Nubundi tukaba dusanzwe tubana mu biganiro bitandukanye byacu hano kuri One Nation Radio. Bwana Kayigamba, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Ndabashimiye nanjye Bwana Muhimuza. Twari kumwe kandi na Alain Patrick Ndengera, uyu akaba ari mu muryango w'abanyarwanda uherereye muri Canada. Kuri ubu twavuganaga akaba ari naho aherereye. Patrick Ndengera, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Mwakoze cyane Bwana Simeo. Nshimiye mwe mwese rero mwadukurikiye mu kiganiro ukuri-iwacu cya none. Nge wakibateguriye wanakibagejejeho nitwa Simeo Muhumuza. Mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Mugira amahoro y'Imana. Iki ni ikiganiro ukuri-iwacu. Ikiganiro ukuri-iwacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho, ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo.